bw'Imana mutega amatwi jewe mbibwire kuko mfite agahinda kenshi cane karemereye umutima wanje ndatwa kurira abanyaga banze kureka ndatwa kurira abanyaga banze kwiyana ndatwa kurira abanyaga banze kwiyana mbese torero aho muja mwibuka ko tuzatungurwa torero ry'Imana aho muja mwibuka ko tuzatungurwa mbese torero aho muja mwibuka ko tuzatungurwa torero ry'Imana aho muja mwibuka ko tuzatungurwa ndatwa kuburira abanyaga banze kwiyana ndatwa kuburira abanyaga banze kwiyana ndatwa kuburira abanyaga banze kwiyana dore icatumye kurinda kwari ukugira ngo uzumve ubutumwa urindirwe mu gakiza ubona amahoro witeze ijuru ariko guhindukira gushaka uhite kurushaho gusaya no gukabya ingeso mbese torero aho muja mwibuka ko torero aho muja mwibuka
hasi dusenye systeme mu izina rya Yesu. Asubire muri indirimbo gato. Izuba rirarenze kandi inzira ni ndende, fata ukuboko tujane. Komeze unyereke inzira, izuba rirarenze kandi inzira ni ndende. Nabajije Bibiliya igitabo mu nda cyuzuye amateka y'ukuri we. Hakurya y'urwo ruzi iwacu niyo nzicara nkaruhuka, sinzongera kurira habe no guhagarara inyuma y'isi. Zaba ndi kumwe n'umugenga w'ibihe, mpagaze mu gihe kitazashira. Tuzabana tuvugire we ijambo imbere ya jambo. Haguruka mukunzi wanje ngwino tujane ndoritunga irashize we. Uburazamura bine kw'isi, igihe cyo kurigira kwibone kirageze. Kandi ijwi ry'ingurura yumvikanye mu gihugu cyacu. Ngwino tujane Yesu we, ni wewe utazongera